buriya mu gitondo nabonye ibitangazamakuru byinshi bimbaza ese ntacyo watubwira kuri uyu mwuka mubi guterana amagambo n'abanyamakuru kw'abanyamakuru n'ibindi nababwiye ni mfite mikoro ejo narabivuze nta munyamakuru n'umwe dufitanye ikibazo urumva uwo dufitanye ikibazo naramuvuze kandi ubu niwe ngiye gukora samarenga rwose abanyamakuru muzasubire muri background yose murebe ko hari umunyamakuru Karenzi igeze agirana ikibazo mu buzima bwe mbere y'uwo nguwo ibibazo byose ni eto nta munyamakuru bari abanyamakuru twarakoranye aho dukora aho twakoraga n'igihe wabarokirise bivuze ngo nta kibazo narifitanye nabo siko bimeze twarakoranye neza nta kibazo twigeze tugirana uyu munsi kubera iki aribo birirwa banuka ntabwo rero nzongera kubavugaho nzajya mvuga gitera uko niko kuri uko bimeze ntazagire n'wongera kuvuga ngo Karenzi yateranye amagambo n'abanyamakuru oya icyo kiveho ndahangana n'utugomba guhangana ubatuma nta n'ibyo guca ku Rwanda kuko nta kibazo nabo mu mitima yabo barabizi nabo mu mitima yabo barabizi ko nta kibazo gihari hari nk'uwejo wantunguye ntatekerezaga ariko nawe birumvikana hari igihe ashobora kuba yumva ko bagenzi be batumwe nyine bahawe amafaranga sinye Kazungu ibyo wenda akashyigikira ariko itangazamakuru turabana bose tubiziranyeho ikibazo neto ibyo nta n'ikigomba kujya tuze duca ku ruhande eto wagiye kuzana umuzamu umanuye ikipe muri Ethiopia mu cya kabiri tukuzi kuri gushakira abakinnyi muri APR ugomba kuzaga aramuhakana ariko tugomba kubiganira ku meza nubwo umuzamu yitangaje muri APR yego ngo sinshobora kuzana umuzamu wirukanwe n'ikipe ya 18 muri APR ubwo to niwe watangiye kumuzana agomba kuvugwa ibyo byo ariko maze umwaka na sinyabyanga niwe wabyangaga bya mbere amakosa ye amafuti ye tukabirengaho ariko uyu munsi niba akeneye ko kuri kwe kujya hanze ni hano kumeza rero twari turi ku mukino wahaye ku munsi w'ejo umukino rukomeye cyane twahoze tubigaruka ko n'ikipe ya